Bakunzi ba Gicumbi Online TV, reka twongere kubifuriza kugira ibihe byiza. Aka kanya rero turi mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo harimo kuvayo inkuru y'akababaro, ikaba ari inkuru ya bisi itwara abagenzi bo mu bwoko bwa International yarenze impanga ikagwa hasi mu kabande igeza hitwa ku Kirenge mu karere ka Rulindo. Ku murongo wa telefone dufite umunyamakuru wacu niyo nizera Emmanuel Mustafa, aka kanya uri ku Kirenge. Reka tubuhe ikaze. Emmanuel, urimo kutwumva? Ndabona cyane byiza Gicumbi. Aka kanya uri hehe? Ubu tuvugana ndi mu karere ka Rulindo, murenge wa Rusiga, hazwi nko ku Kirenge. Habe impanuka y'imodoka ya Pasiteri, aho imodoka yavaga mu gihe Kigali. Imodoka ndimo ndareba ntago ari Pasiteri ariko ni bisi. Ni bisi nini ya International. Ngo bimeze gute rero? Ya nibyo, ni bisi International yavaga ahitwa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze. Imigeze ahitwa ku Kirenge rero yaje gukora impanuka, irabaranguka iragenda ku birometero nka 2. Tuvugana ndi mu gishanga aho yataye kaburimbo iri mu gishanga iryamye. Ubu nanjye niho tuvugana mperereye. Ngira ngo abantu no ku mashusho badukurikiye kano kanya barimo barabibona, imodoka yarenze umuhanda igwa hasi mu gishanga. Hanyuma byabaye ryari? Biza nkuko nabikubwiye, byabaye mu masaha 8:30 nibwo iyi mpanuka yaje kuba. Iyi modoka rero amakuru avuga ko yaje kuba idepasi ndi, hanyuma ariko bitewe n'ahantu yari igeze yaje guhita umuhanda irabaranguka, ku buryo kubisobanurira umuntu bisaba ngo nyine yifashe nk'ayo mashusho muri kureba aho ngaho nkuko natwe twagiye tuyabona. Yadepashije si imodoka imeze gute? Ni abaturage nkuko bagiye babigaragaza bavuga ko yari imodoka isanzwe, kuko ntabwo twabashe kubona wenda wari uyirimo ndani, kuko amakuru dufite hafi ya bose bashaka kuba bahaburira ubuzima. Ntabwo bo abaturage babashe kumenya wenda ngo ni badepashe ku icyo bavuze cyo yaje ko yadepashe. Hanyuma waduhaye abaturage muri kumwe aho ngaho bakadusobanurira babaye bireba. Hanyuma turi kumwe wenda n'umwe mu baturage unegereye neza aho iyi modoka barangutse. Muratangiye twibwira. Nitwa Tumukunde Solange. Impanuka yabaye mu karere ka Rulindo mu mudugudu wa Kingazi. Yari impanuka ikomeye cyane. Yaharimye ahantu hari impanga yigwa mu mukoke. Irahirima cyane. Yabaranguka cyane igasimbuka imikingo. Abantu babashije kurokoka kamari bakire. Mama, ukurikije ngo yabarangutse ugeze no ku muhanda wa kaburimbo bishobora gutwara iminota ingahe ko hagera? Iminota 10. Nmango yamaze iminota 10 ibaranguka mu kirere. Yamaze iminota 10 ibaranguka ku musozi. Imodoka yamaze iminota 30 ibaranguka ku musozi. Kuko n'ahantu y'imanga bikaze cyane kurokoka n'Imana mfasha. Hanyuma wenda nkamwe nk'abutiyanga iki gikorwa mukimara kucyumva cy'impanuka yamwumvishe mubaye gute? Mu by'ukuri umuntu umutima amuvuyemo yumva rwose ko ari ikintu gikaze cyane. Mbese twese twatunguwe twumvise ari bihambaye. Hanyuma Mustafa, ubutabazi bumeze gute? Abaturage bikibabye mwahise mubyifatamo gute nk'abaturage muturiye aho mu gutabara? Mama, bikibara kuba ubutabazi byagenze bite? Bahise batabara, abaturage barabafata babajyana ku muhanda. Babajyana ku muhanda. Baranditse ku muhanda, abari guhumeka nibo bajyanye kwa muganga, abandi baracyari ku muhanda. Ngira ngo ndabizawe na ikindi nakongeraho ni uko iyi mpanuka ikimara kuba polisi yahise yagera, ndetse n'aragiye kutuvuganira hari yewe n'ubuyobozi butandukanye, harimo n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith. Nawe ari ahangaha urumva ko nyine ni impanuka, ni ibyago byabaye Rulindo. Abaturage ku misozi hirya no hino barahagaze, amamodoka nari kugenda azagaparika bati kuko ibintu byabaye ni ibiki. Urako ni ibintu nawe gusobanura ko uvuga ko ni impanuka yabaho, ni impanuka benshi bavuga ngo ni impanuka cyakabaye yarabaye mu Rwanda ngo nibwo bwa mbere impanuka bayibonye.
hanyuma se ubutabazi bumeze gute abantu bose wowe kubireba bajyanye kwa muganga inkomere zimeze gute byo mwagiye mubonesha amaso wowe uhagera usanze bimeze gute nk'ibyo wenda nabashije kubona n'amaso ubutabazi nyine ambiranse zitandukanye yaba izavuye Kinihira izavuye mu mujyi wa Kigali ndetse yewe n'izavuye mu bice bya Musanze mu Gakenke Nemba nazo ziri ahangaha nyine abantu bagiye bazamurwa bakavana ku musozi bakaza babaterera hanyuma bakabashyira ku muhanda bakabasha kujyana kwa muganga gusa nyine harimo abamaze kwitaba Imana ako kanya ubona ko nyine abandi bararyamye bategereje ko imodoka nyine zikabatwara bose bakarangira hanyuma bakajyanwa kwa muganga nubwo abenshi kuba barokoka impanuka biza kugorana. Hanyuma duherukana mu kanya wavuganaga na Fande umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru arimo arakubwira yuko araguha detaye bakiri mu bikorwa by'ubutabazi hari izindi detaye nshyashya yaba yabamaze kuguha nibyo ubwo najaga ahangaha mfite Gicumbi nza hano mu karere ka Rulindo navuganaga n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent Polisi Jean Bosco Mwiseneza yabakwaye gukora igikorwa cy'ubutabazi kugira ngo abagize bino bibazo babe bagezwa kwa muganga ndetse n'abashe kwitaba Imana bajyane mu buruhukiro bw'ibitaro bigiye bitandukanye ubu nta yandi makuru turamenya natwe turahangaha nicyo tugejeje kugira ngo tumenye amakuru uko bimeze ndetse tuvugishe wenda n'ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo niba hari n'andi makuru mashyashya hari afite kugira ngo tujye kubagezaho mu biganiro byacu bitaha. Hanyuma ku rundi ruhande urabona bisi imeze gute bisi yashwanyaguritse cyane imeze gute duha ishusho aho ngaho ishusho naba bisi ukuntu imeze bigaragara ko urabizi bisi ukuntu iba ingana international nini kuba wavuga ko iri kungana na tuno tumodoka dutoya tugenda tuno tumodoka duto dukoreshwa n'ubundi mu Rwanda niko iyo yanganye ibirahure byamenaguritse intebe zavuyemo mbese ukuntu imeze ni igice cya siyone cyasigaye kandi nacyo cyangiritse uburyo bukomeye cyane bwo kiri hasi mu gishanga aho mpagaze ubu ngubu ku buryo tutabasha kumenya koko niba ari bisi itwara abagenzi cyangwa se ari tuno tumodoka tw'utuvatiri dusanzwe imodoka yangiritse mu buryo bwose yaba na vola yaba iby'umushoferi ibikoresho umushoferi akoresha atwara imodoka byose byavuyemo nta kintu kiri mu modoka kugeza amagingo aya ngaya. Mustafa urakoze cyane wenda ko umwanya uri bugenda ugenda uraza kugenda dukomeza utubwira ku makuru mashyashya uraza gukora aho ngaho kuri iyo manuka byumvikana nko kurimo kubisobanura ndetse n'abaturage buryo bamaze kudusobanuriramo n'impanuka ikomeye kugeza ubu ntabwo uranamenya n'umubare w'abari bari muri iyo bisi kugeza amagingo aya ntabwo umubare ufatika ndawumenya gusa amakuru twamenyaga ntihagera nuko harimo abantu bari hejuru ya 68 ikindi kandi mu makuru y'ibanze wenda mbashije kumenya nikora no mu baturage nuko abantu bari hejuru ya 20 nibura n'abatanu tayari bamaze kwitaba Imana tukumva ko ni impanuka ikomeye cyane ndetse andi makuru dufite nuko hari n'abari kujyana ku bitaro bya CHK mu mujyi wa Kigali kuko bakomeretse bikomeye cyane nawe urumva uburyo imodoka uburyo yamanutse urugendo nibura rugura hafi ya kilometero ivuye kuri kaburimbo ikanuka mu musozi igenda yibarangura imirima y'abaturage ibiti yagiye bikubita n'igiti cy'ikivoka yahiriritse kiragwa neza kiva mu murima urumva ko byanze bikunze iyi modoka iraza gusiga nibura hari abantu benshi bari muri iyo modoka bataza kuba babona bagiye bagihumeka mu kabazima. Mustafa urakoze cyane reka tugushimire bwo komeza dukurikiranire iyi nkuru mu makuru yacu ataha turaza kubabwira uko byifashe. Asante twibyo murakoze cyane tuzaje Gicumbi. Murakoze cyane. urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri none ubona n'uburyo bwo kugenda abandi kugenda batandukanye bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo na shitingi ntabwo iri kuyireba naho satwikiye buriya n'imirambo ayiwe data we mana yanjye we biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru abantu ni hariya hejuru